siku ya ajabu inaongojewa na hawa watakatifu wote. Tutapokelewa na malaika na kukatisha mahali kwa raha. Huko sitaona njaa, sitasumbuka. Turabashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ko twongeye guhura ngo tuganire ku kugirurutsa imitima. Tunejejwe aka kanya no kongera guha ikaze abantu badukurikira aho baba baherereye hose, waba uri mu Rwanda tuguhaye ikaze, waba uri mu bihugu bitandukanye tuguhaye ikaze, aho uherereye hose tuguhaye ikaze, uyumvemo ikaze. Turakuraritse, reka dutangire dusenga Imana. Ariko mbere yo gusenga Imana, nimara gusenga ndaririmba indirimbo iri mu Giswahili ivuga ngo siku ya ajabu inakuya. Umunsi nyine mwiza ugiye kuza wo gutangarirwa. Ni indirimbo ivuga ngo tugiye kugera iwacu, ahantu tutazongera kubona inzara, tuzongera kubona imiruho, ahantu tuzabaho twibereye mu munezero duhabwa n'amakamba. Hanyuma umuntu wumvaga afite ibintu bimuremereye yumve ko bigiye kugira iherezo. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, turakunezererewe aka kanya kuko uri Imana. Tugushimiye uburyo wabanye natwe, tugushimiye uburyo watubereye ibyiringiro, tugushimiye uburyo wahagararanye natwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya turaguhamagaye kugira ngo uganze, turaguhamagaye kugira ngo wururuke. Izina ryawe nirihimbazwe. Ururukira kutwumva, ururukira kutugirira neza. Turasenze kugira ngo udufashe mu ijambo ryawe, udufashe tunezezwe nawe, udukurikiye wese umwumvishe ijambo ryawe, kandi tumenye yuko tugiye kuruhuka. Ubwo abana bari mu majune, bari mu mubabaro, bumva ko nta wundi munsi, ariko turagushimiye kuko ari undi munsi waduteguriye mwiza. Urakoze, urakarama. Dufashe ku ndirimbo, dufashe ku ijambo ryawe, baraga n'amavuta turabisabye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Siku ya ajabu inaongojewa na hawa watakatifu wote. Tutapokelewa na malaika na kukatisha mahali pa raha. Huko sitaona njaa, sitasumbuka tena. Huko sitaona njaa, sitasumbuka tena. Siku ya ajabu inaongojewa na hawa watakatifu wote. Tutapokelewa na malaika na kukatisha mahali kwa raha. Huko sitaona njaa, sitasumbuka tena. 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 Huko sitaona njaa, sitasumbuka tena.
uko sitaona njaa, sitasumbuka tena. Uko sitaona njaa, sitasumbuka tena. Tunejejwe n'Imana rero yuko ifite igihugu izatwakiriramo, nubwo mu isi nyine duhura n'imibabaro, mu isi tugahura n'ibibazo, ariko hari igihugu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice, turasoma ibice muri Mariko. Reka dusome ibice byaho bya 16. Turaza gusoma hano kuva ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo Yesu abonekera abigishwa be, nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda abibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Nabo bumvise yuko ari muzima, abonywe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi. Nabo basubirayo babibwira ba bandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Wizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi ntibazanywa ikintu cyica, ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Amina. Haleluya, haleluya. Twari twavuze ngo turagera ku murongo wa 11, ariko dukomeje gusoma, muratubabarira, kugira ngo tubashe gukomeza gukiranuka cyangwa gukomeza kumva ijambo ry'Imana uburyo riri gusobanura muri twebwe. Nuko rero Yesu ubwo yari amaze kuzuka, umuntu wa mbere wabonye Yesu, haleluya, ngo ni nguyu Mariya. Haleluya, haleluya. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngo ni Mariya Magadalena. Uwo Mariya Magadalena wabonye Yesu bwa mbere akizuka, niwe muntu ngo yari yarakuyemo abadayimoni. Haleluya. Ngo yari afite abadayimoni, arangije yizera Yesu 7 abamukuramo. Amaze kubamukuramo, yumvise ko Yesu yapfuye, yumvise ko Yesu atakiriho, ngo aza kuza kwegerana na bagenzi be. Haleluya. Amaze ngo kwegerana na bagenzi be, turasomye ngo bari ahantu hakomeye. Yesu yababonekeye ngo bari mu majune, ngo bari mu marira, bari mu bwihebe. Amaze kubabonekera, ntabwo bigize bemera ko ari Yesu. Hari igihe Yesu aza mu gihe byari bigukomereye. Hari igihe Yesu aza uri mu marira, ntuhite umenya ko Yesu yaje, ukagira ngo uzahora urira. Hari igihe Yesu ashobora kugusinyira kontara y'ubuzima wararwaye igihe kirekire, ugahita ugira ngo ejo bizongera bigaruke. Ariko Yesu iyo yaje ntabwo bigaruka, siga birangiye. Haleluya. Nuko ngo Yesu aramubonekera uyu Mariya
Mariya Magadalena amaze kumubonekera, ngo amubonekera ngo yari afite amarira n'umubabaro. Uyu mwanya amarira ufite nagira ngo uyereke Imana, umubabaro ufite nagira ngo uwereke Imana, amajuni urimo nagira ngo uyereke Imana. Ariko nanjye nzanye itangazo rivuga ngo Yesu aze kugusura. Yesu aragusura uri hehe? Ariko nuwagusura uri mu marira waramwizeye, arasiga amarira yarangije. Nagusura wari ufite inzara, arasiga inzara yirangije. Nagusura byari bikomeye, arasiga ibintu byoroshye. Kuko turasomye ngo Yesu yarahabasanze ntibamenya ko ari we. Ariko uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo ntushidikanye nk'aba Mariya, ahubwo wizere ko Yesu ari we wahageze. Kuko hari andi majoro yakeye atari gucya, ayo majoro yakeye Yesu wayakesheje niwe uje gukesha nayo uyu munsi. Imana ishimwe. Arongera ngo abonekera abandi nabo ngo banga kubyemera. Hanyuma turasomye ngo aza kubonekera intumwa ze 11 ngo bari gufungura arababonekera. Ariko ikintu cyamubabaje cyangwa se ikintu yababwiye bwa mbere, yarababwiye ni gute mutizera, ni gute mutanyizeye kandi hari icyo naravuganye namwe, hari ukuntu Imana yavuganye natwe tubona iratinze dutangira kuvuga siya yavuganye natwe. Hari ikintu Imana yakubwiye ubonye ko gitinze uravuga siyo yavuganye nawe. Kubera icyo utari kwizera, kubera iki nanjye nari kwizera. Ndagira ngo duhagarare mu mwanya mwiza wo kwizera ko iyavuze no kubikora izabikora. Nuko ngarangije Yesu, haleluya, harangije ngarababwira ngo ngaho rero noneho nimwambara izindi mbaraga, dore mbatumye mu isi kubwira abantu nimugende mubigishe, uzemera kubatizwa azabatizwe kandi utazemera azacirwaho iteka. Arababwira ngo namwe hari ubutware mbahaye, arababwira ngo ibimenyetso bizabagaragaza, haleluya. Aravuga ngo hari ibimenyetso bizabagaragaza. Arababwira ngo kandi ibimenyetso ku murongo wa 17, kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ibimenyetso bizagumana n'abizera. Hari abantu bazizera bakagumana n'ibimenyetso, hari n'abantu batazizera ntibagumane n'ibimenyetso. Nimba wizeye hari ibimenyetso uzagumana nabyo bikurange, bigutunge, bigutambutse, biguhishe, bigucisha ahantu abanze batifuza kuhaca, bigucisha ahantu hakomeye, kuko ibyo bimenyetso ubana nabyo. Arangije arabibabwira, reka tubisome. Haravuga ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka kandi ntizabarya, ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, amina. Aravuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, n'ikimenyetso cya mbere cy'uko uzaba uri kumwe n'umwami wawe. Aravuga ngo bazavuga n'indimi nshyashya, haleluya. Aravuga ngo kandi ikintu cyica nta kintu kizabatwara. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ubu urabona yuko ibintu abantu kuko batakigira kwizera basigaye bafite ubwoba bw'ibizaba, ntibamenye ko hari icyo bafite. Banza wisobanukirwe uwo uri we, umenye ko hari inshingano cyangwa hari isezerano Yesu yagusigiye, haleluya. Arangije arababwira ngo kandi bazafata n'iyo nzoka, ikintu cyica nta kintu kizabatwara. Niyo mpamvu utagomba guterwa ubwoba n'abarozi, ntuzaterwa ubwoba nuko bwije, ntugomba guterwa ubwoba nuko butarira, ntugomba guterwa ubwoba nuko ejo biragenda. Yesu yaravuze ngo ujye musa byo kurya by'uwo munsi, uhagaritswe n'iki by'uwo munsi Imana ibizi. Nari nzanye ijambo rivuga ngo wibabara. Uri mu isi Yesu aje kubisobanura. Wibabara, ugeze mu ijuru ntabwo uzongera guhura n'imibabaro ukundi. Wibabara, uri mu isi hari ibimenyetso bigendana n'abizera bizagutunga, haleluya. Umuntu wese turi kumwe namfashe dutere haleluya, 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 haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ibyo bimenyetso bizagumana natwe, ibyo bimenyetso bizadutambutsa, ibyo bimenyetso bizatugeza iwacu. Imana nihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Ariko haleluya, umunsi uraje, imibabaro twahuye nayo n'inzara birangire. Imana ihabwa icyubahiro. Waba udukurikiye aho uherereye hose, akira amahoro y'Imana. Aho uherereye hose, akira ibimenyetso bizagendana n'abizera. Aho uherereye hose, va mu maganya, va mu marira, va mu majune, Yesu yahageze. Imana ihabwa icyubahiro.
turagushimiye data, Imana data ishobora byose, waratwitegereje ubona ko dukwiriye kurokorwa, uduhereza umwana wawe Yesu, araza araducungura, araza aratwigisha. Mbere yo gusubira iwawe mu ijuru yabanje kudusigira ibimenyetso, adusigira imbaraga, abanza kudutuma, abanza kudusura. Ntabwo yagiye gutya atavuze, ahubwo yatubereye inshuti nziza. Turashimye. Reka rero umuntu wese udukurikiye ari mu majune, muvane mu majune n'umubabaro. Umuntu wari udukurikiye mukura ahantu yarari hakomeye, umuntu wari udukurikiye mubwire ko uhageze kandi kusiga bihindutse. Kubwo kwizera tukwizeye, reka twakire gukora kwawe. Mana urakoze, urakarama, uri El Shaddai. Haleluya. Tugushimiye kuri kumwe natwe. Umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi subiza buri wese uri mu marara n'amajune abone igisubizo kimunezeza. Tungura buri muntu wese kandi utubere nk'Imana ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe gusa. Amen.